Stanislas amwibuka ikubira aho ngaho. Stanislas ngo yari umujura, wabibonye nawe? Kandi akamujura akaba n'umujura w'imodoka, kandi akaba n'urumogi. Aho igihe cyarageze arihana, ahindura ibyifato ye, aho umuntu w'Imana muri pastor mu itorero ryacu. Haleluya! Birashobora ko nawe waba uri umujura, ukaba uri umusambanyi, ukaba uri umusinzi, ukaba uri umurozi. Birashoboka? Ariko ukaba uri muri teraniro, ndagusaba kugira ngo uhindure. Hindura hariya timu atari ariko mureba. Uyariya timu ntabwo ari ndi kuvuga, ni yariya timu ndi kuvuga. Wari umwarimu mu itorero ryacu, nawe yakundaga amajipo. Umunsi umwe abantu bakobwa bakatujya ku rusengero kubera yariya timu. Ari mu ntara igana ahangaha, uvuye kuri ngiyi ugakurikiza ku yindi, ugakurikiza ku yindi, ukagera kujya y'uruzi naho iwabo. Wariya timu ubuyobozi bw'itorero ryacu bwaramuhagaritse kubera imyifato ye, aragenda ajya mu bucamanza. Ageze mu bucamanza arongera, igihe kigeze baramuhagarika. Ariko nagiye gusura iyo ntara, agiye kuvuga mu butumwa, nsanga ariya timu yarahindutse. Haleluya! ubu ariya timu ahagaze neza, ahagaze nk'umuntu w'Imana. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uyu mwanya, niba wari waratambikiye ku ijambo ry'Imana, uhindura maze umuntu w'Imana. Kandi ureke gutangira ikote ry'abamenya. Gutangira ikote ry'abamenya ni ukunyura n'ibyanditswe byera, kuko abamenya dufite n'uyu nguyu n'ibyanditswe byera. Iyo urinyuranyirije naryo wamenya kuritandura. Yirinda kuritandura rero. Isomo riheruka Ezekiel 18:21-23. Soma vuba vuba, soma. Ndabonye umurongo wa 23 bari kuvuga ngo 21 igeze 23. ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye, n'amateka yanjye, kandi agakora ibitunganye bishimwa bihwanye n'amategeko, bihamwe n'amategeko. ni ukuri unyubahishe Sawuli. Ariko se kunyubahisha kugira ngo ube mu nshingano z'itorero, reka mbabwire ko ushobora kuba mu nshingano z'itorero ariko utari uwo mugambi bwa hehe. Umugabo umwe yari umuyobozi w'itorero, agakunda amajipo cyane. Noneho ajya kwingirana umuntu w'umupfakazi ukiri mutoya, ufite akunguka kangavu. Bari barakinze nkangaha ku irembo imyugariro, reka mvuge igipangu cya kino gihe, ariko kera bakingishaga iki? Imyugariro. Murayizi, murasaza murabizi imyugariro. Noneho bakinga imyugariro, agaca mu ruzitiro rwa sipure, agasesera munsi nkangaha, haranoga buri gihe akaza hano. Agahuga ati ariko uyu muntu uhora anyura ahangaha, reka nzamutege. Kagahuga kicara nkangaha, kagiye kabona wa muyobozi araje ari gupfunaguza, ntawe yaca mu irembo kuko yabaje ari igisambo, yanyuze muri sipure hasi. Arangije umuhungu amukubita ubuhiri bw'ahangaha, asubira kwiryamira, atangira kuguhekenya itaka, buraca. Bagiye kureba basanga ni umugabo umeze nka Namuheza w'umukuru w'itorero. Abo ngabo ntibanyubahishe. Tekereza, uri mu itorero, urimo neza cyangwa uri umuyobozi kugira ngo bakubahe, cyangwa se
bakubahe. Reka mbatangarize ku mugaragaro uhereye ubwo umwuka w'Imana yavuye kuri Sawuli urigendera. Ijambo ry'Imana nk'uko dusoma muri icyo gitabo igice cya 18 umurongo wa 10, Sawuli yatangiye gusaragurika. Reka mbabwire igihe cyose uzanye ijambo ry'Imana uzabwiriza ariko uri gusaragurika. Nibyo cyangwa sibyo? Uzabaho mu itorero uririmbe ariko uri gusaragurika. Igihe cyose uzaba wigisha utihana ni ugusaragurika. Na Sawuli yariho ari gusaragurika. Uzabwiriza babyumve neza, ndetse umubwiriza gitangaza, umuririmbyi w'igitangaza, ariko azahora kugeza gute? Gusaragurika. Kuko umwuka w'Imana yataguherekeje ngo ari kumwe nawe, ibyo uzakora byose ari ugusaragurika. Reka ndinginge ishimwe ni ryawe Yesu, w'igishyitsi cya Dawidi, intara ya Yuda, umukuru ibyaremwe, wahozeho uzahoraho, tuzamurire nera ryawe ntawuhanye wowe Yesu. Umusaraba wa Yesu ni igihamya cy'urukundo rutagereranywa. Yesu yakunze abantu bose, bose, ishimwe ni ryawe Yesu. Umusaraba wa Yesu ni igihamya cy'urukundo rutagereranywa. Yesu yakunze abantu bose, bose, ishimwe ni ryawe Yesu.
ihamya